neza ariko ukumva hari ibyo bivuze kuri akuntu wirekuraga wamumvaga no kurekura ijwi ryawe. Nibaza impamvu uri kutubwira icyo ikiri muri wowe no kuvuga ngo iyo uri mu kintu cyangwa uraririmbira cyane mu mazuru kurusha kwirekura ntabwo urekura ijwi ryawe ufite kandi ufite ijwi ryiza. Nkeka yuko ushobora gukora birenze ibyo ngibyo ufite ijwi ryiza ufite impano ntuva mu inota sibyo ubwo ibyo nizera ko utaha uzabikosora nanjye ngo yes. Amen. Je nakunze n'ibyo wakoze ariko ndifuza kukubona ahantu kabisa hejuru kuko you have it in you, ufite iyo talent in you. And on that note hatinze rwose yes from me. Tujwe byiza usikunze ndarikunze ariko rikagira utuzwi hano ugeraho tujwe ryiza ariko ntabwo uzi kurikoresha urangaye gatoya ushobora gusara kuko uri kurigisha mu kanwa uri kurigishwi kandi birasaza cyane ubu dukoresha diaphragm bakoresha broda kugira ngo ijwi rivemo rigere mu muhogo isoke mu kanwa ku buryo udashobora kugira ikibazo cyo gusara rero uri kupusha ijwi ryawe cyane bishobora kuviramo gusara. Hello, rise and shine world. Hello,
Presidential Award, Hand into Hand. Iyo ngenda mu nzira kw'isi ngenda mbona ibibi byinshi, intambara, ubwicanyi, impanuka, ibyorezo, ibyo byose bitugiraho ingaruka. Mwami Yesu turagusaba, ngwino mwami uducungure, tabara abana bawe. Ibi ngiye gukora no kugira ngo nze gufasha abandi, ngiye kugufasha ibitemiga indirimbo. Ubwo nawe muri kumviraho ushobora guhita wumva ko hari indirimbo wahisemo ishobora gutuma ikaguhesha amanota kandi hari iyindi yagufasha. Kuri William segonda 30 cyangwa umunota umwe indi ndirimbo. Sawa. Reba mwami, indirimbo izwi kandi nyine amahirwe nayo yabura, ubwo turaba twamaze kubyemeza deja. shima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro, murava kumbabarira sezerano dufitanye risunika hera ku birenge bye, nzaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuya habi, uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, ngo ndumva amagambo ankomeza, mutima wanjye uramukunda. Murakoze cyane, wagize neza rwose ku bijyanye n'umugisha. So ikintu ushimye mu ijwi rishya numvise umugabo uririmba, ijwi ni uburyo ushobora kuririmba naho umukobwa ashobora kuririmba, sibyo? Ariko haracyari ikibazo cyo gukora mu ijwi ryawe kugira ngo ribashe kuryoha cyane kurusha uko rimeze. Numva rero washyiramo ingufu muri iryo jwi kandi ukagera no ku inota, kuko uraba mu nota kandi umuririmbyi wabonye inota ni ikibazo. Numva ari comment shorta. William akatsiko wambaye neza kiragaragaza ko waje gutegura. Abantu benshi ntabwo bakunze kubyitaho, ariko ndagushimira ko wabyitayeho, wambaye neza, waje mu irushanwa rwose ndabibona. Hano hanze dufite abahanzi benshi bafite ijwi nk'iryo ryawe, ngira ngo Jonathan Medemus nawe afite ijwi rya gikobwa, babyita gutyo, ashobora kuririmba ahantu umukobwa ashobora kuririmba. Rero nawe wahitamo indirimbo nziza ushobora kuririmba wowe n'ijwi ryawe, sibyo? yanjye urwaye sigiye kuvuga muri aka kanya, ibintu byose mubwira ukoreho, abagenzi banjye bakaza kubwira. So navuga ko mu byo ku ijana mu byo ufite ubu ngubu duhaye nka 30 cyangwa se 20 ku byo twebwe turimo turabona ushobora kuduha. Gusa birashimishije ko abantu bakunze kubona uri kuririmba. Ndabona bashaka kuguha amahirwe, ariko ubutaha ugize imana gukomeza ibintu bizaza biri ku buryo bwe. Gusa neza sange ngo hari Yesu. haracyari mu biryohe mu ijwi ryawe, ubundi wakabaye nyine ubikora neza, nk'amamaro tuzaniye ibisa n'aho bitaboneka cyane, ariko
ariko reka nguhe courage, reka nguhe Yes, Jonathan. William. Nkeneye kubona William muri iryo joro n'ibindi byiza uramutse ubikoze neza. Uramutse ukoze practice, ukaririmba neza ugahitamo indirimbo nziza, ushaka gukora ibintu bikomeye cyane. Usenga cyane no gukora cyane. Nanjye waheze. Ngiye kuririmba indirimbo yitwa Sinarorera, ni iya korali Amahoro ADPR Save hano hakurya ku Gisagara. Sinarorera kwishimira ineza nagiriwe, kera sinari ubwoko ariko ubundi ubwoko. Jean Paul, ushaka guhindura ki bigaragara kuri kukuri kugira ngo twihutishe ko urumva wihangane niba ushaka kurindira hejuru gatoya kuko rwose uko utangiye ibintu byose mu bwiza ukuri. Gerageza uhindure ki niba uzamura ki gato kugira ngo ubashe kubwira ko ukeneye gukumva. Seconda mu kimwe. Sinarorera kwishimira ineza nagiriwe, kera sinari ubwoko ariko ubundi ubwoko. Urukundo n'ubuntu bwinshi busaga nagiriwe na Yesu wacunguye. Nari kure n'umunyamahanga, amaraso ye anshyira hafi ye. Sinirata ifeza cyangwa ubwanjye, ni Yesu uri muri njye. Yesu yampuje n'Imana, yaracunguye amagakiza, yarapfiriye amudendezo. Nashimwe n'umwami, nashimwe ni Kristo aririmbirwe. Nashimwe n'umwami acurangirwe. Ashimwe ni Kristo, nashimwe n'umwami. Amashyi menshi zabakurana. Biraryoshye gukureba kuri stage. Murakoze cyane. Biraryoshye gukureba kuri stage. Yewe numva uko mbyumva njye naryoherwa cyane kukureba uri muri korali mfite n'abantu bakwikiriza. Mbona ari uko byaryoha cyane kuko ntabwo nkubeshye nimara amavuta kuriho simbizi, ariko hari ukuntu byaryoha uri kumwe n'abantu. Ijwi ryawe uri wowe uratanga icyo kurimo, urakonvenka, uririza abakurana nyine. Murakoze cyane. Rero reka mubwize ukuri, byaba byiza cyane niba ari ubutaha n'ubwo wagira abantu bagufasha warusha kuririmba neza uri kubona bacuranga. Murakoze. Sinyananga amahirwe ngo wayeze kugira ngo ubutaha ukosoreke ikintu rwose umupapa mwiza
biraryoshye kukureba kuri seri byonyine birimo akantu wankuranye nyine nta kundi. Urakoze cyane, Imana igumisha. Jean Claude, ikintu Eddy ahereyeho nicyo nanjye nagiye kuvuga, buriya iriya nayo ni impano tuzajya nyine. Ni byiza, abantu bose ntabwo bagira amahirwe yo kuba bagira igikundiro bari kuri stage. Hari abantu bashobora gutanga ibintu byiza ariko icyo gikundiro ntibakibone. Imana iduha igikundiro mu izina rya Yesu Kristo. Igikundiro ni cyiza, cyatuma nyine urumva waryohewe. So ibyo byari byambayeho ngira ngo ni njye jyenyine byabayeho, none hari n'undi umbanjirije. Ndabona ko ikintu cya mbere cyonyine kibaye ari uburyo ukunditse nyine gusa kukubona nyine imbere yanjye uburyo umeze. Ikindi hari n'igihe umuntu ashobora kugira amavuta, not really kuvuga ngo ni umuririmbyi mwiza, ahubwo we ubwe akaba hari amuriho amavuta ku buryo umuntu amureba akamubonaho amavuta. So bivuze ngo ushobora kuba ari wa muntu umuntu ashobora kuba yatoza akamutoza ibindi byisumbuyeho ukaba wabikora neza. So it's a yes. Murakoze cyane. Akantu wanimbaga ka nyuma ndabona nashimwe shaka kubitaho rimwe narebye Nashimwe n'umwami, nashimwe ni Kristo, n'umwami aririmbirwe. Nashimwe ni Kristo. Imana babamugisha. Eddy, sorry, ikiri no akandi kantu nongeye mu mpano ufite, ndakubonamo impano waba manager mwiza. Naho gikurikiraho. Murakoze cyane. Anyways, wenda ko ari wowe wa nyuma tugiye kubikora, reka mbikore. Niki cyakumotivatinze kuza? Icya mbere ni uko nkunda kuririmba. Icya kabiri numva nanjye natanga ubutumwa mpamya Yesu mu Rwanda no mu mahanga. Nicyo ngicyo cyo. Amen. Imana igumisha cyane. Nakunze vibe za nk'uko abandi babivuze, uburyo wimereye tu, byinshi urabona ko n'indimo nayo iri kuyibuka. Ugize wenda amahirwe ugakomeza kubera ko ubwo nabyita na vibes zawe, uburyo uririmba indirimbo za korali, istile nyine muri korali nazo ziba zikenewe, abantu baba bakeneye kubyumva. So ndashaka kukugira inama, ugize amahirwe ugakomeza ujye ureba inota igufasha kudelivaringa. Ko nakunze voice control yawe, uburyo babyita crescendo, uburyo utangira gahoro ukakazana neza. Hari naho wagiye unagamo utuntu tw'uturanzi, sinzi mba mwatwumvisha tubiri gutyo twiza. Bivuga ngo ushobora kugira tekinike y'ubuhanzi byakunda, ahubwo ugenda umastering inota uririmbamo n'ubwoko bw'indirimbo, niyo waguma muri style ya ntacyo byaba bidutwaye, ariko uburyo bigufasha kudelivaringa gihanze. Kungu nubwo byari byiza ariko wabitanze mu buryo bwa gikorari. Urumva? Bivuga ngo ibi byari kuba byiza cyane ufite abantu nk'abangahe bari kuririmba inyuma yawe, ariko dukeneye noneho imbugize amahirwe ukaba muri iri rushanwa. Turashaka umuhanzi Jean Claude, sibyo? So ubwo inota rirahinduka, ibintu birahinduka, tekinike zirahinduka, sibyo? Ubwo ndashaka kuguha amahirwe ahari utaha ukazaza ukaduhereza ibyo nyine navuze haruguru. Yes from me. Jean Claude, bagenzi banjye byinshi babivuze, ariko igihe navuga ukuri ijwi ryawe ni ryiza ariko haracyarimo akazi pe, haracyarimo akazi rwose, ntabwo twabihisha, ariko umuhati ufite nawe ukunze, uyu muhati uzi wowe ushobora kuba
n'umuyobozi wa timu runaka ukabahagarara rwose kandi ukabayobora ku murongo bagakora neza ibyo wifuza ko bakora. Yego, icyo nacyo nagira ngo wabishobora. Ikindi sinzi niba uzi gucuranga piyano. Ntabwo ndi umuhanga ariko ndabikora. Yego, hari ikintu kijya gifasha umuntu utaragera ku rwego rwiza rw'imiririmbire. Iyo uri kwifashisha piyano cyane hari ikintu ushobora kugufasha kongera mu ijwi ryawe. Nabyo wagerageza bizagufasha. Kimwe mugenzi wanjye yakubwiye kumva ki ya nyayo ugomba kuririmbira. Nabyo ni ingenzi cyane. Iyo uririmbiye ahantu uri comfortable bituma uririmba cya kintu cyiza ushaka kuduha. Guha yes, ariko ngo amahirwe ntabwo amahirwe tugiye kuko ari ukugenda ngo wicare, genda ukora imyitozo ihagije ubutaha uzadukonvera. I speak the name of Jesus over you. In your heart, in your sorrow, I'll ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven. I pray this for you. I pray for your healing. The circumstances will change. I pray that you're free, inside you'll be free. In Jesus' name, I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life. In Jesus' name, in Jesus' Claudine, thank you so much. It's a yes for me. Yes. Claudine. Yes. 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 Thank you. Thank you. Dear my Lord, hallowed be with your name. Thank you for loving me. Dear my Lord, hallowed be with your name. Thank you for loving me. Made you fit for me. Hello, make a follow. You listen my prayer, my prayer. Wamuye kure sinaherayo, nanje nagona tereriyo. Thank you Lord for your saving all my life. I just keeping your love on my heart. And you bring all I deserve today, dear my Lord. Hallowed be with your name. Thank you for loving me. You're the road of the glory. You buried all my story. Everything is for you, my Lord. You are the Lord of the glory. You buried all my story. Everything is for you, for you. You are the father to the fatherless, the home to the homeless. I want to be with your motion, God. You are the father to the fatherless, the home to the homeless. I want to be with your motion, my Lord. Dear my Lord, hallowed be. Yes. 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 Ngiye kuririmba indirimbo yo muri yo mu gitabo y'ijana na mirongo irindwi n'umunani.
Yes. Yes. And it says from me. No.
Rise and shine world. Hello, 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 hello. Rise and shine. ngiye kubaririmbira indirimbo yitwa amakuru meza iyanjye. Reka nsabe DJ yongera ayitangize, yongereho ku kavorime gateya niba bitari kubabangamira. Amakuru meza ashimishije nuko Yesu agiye kugaruka, akatwiyaniriwe mu ijuru aho tuzibera mu mahoro. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, uwo munsi uzasohora. Zibagirwa amarira yose narize, imbangirane nawe. Ibyishimo biransabye mu mutima, kuko nababariwe. Azandinda iteka mu byago no mu magorwa. Sinzibagirwa ineza yangiriye. Reka amazi y'ubugi anembemo, reka mwuka wera bariho
ukoreshe Yes. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. There's nothing impossible. What can't you do? And what won't you do? There's nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, He doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, He doesn't exist. Oh, and it can never ever exist. Oh, according to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not the man that changes your mind, no. Those have known you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. No, you do not lie, you do not fail. Thank you. Thank you so much, Joyeuse. Ufite ijwi ryiza ariko njye ndasaba ka bonus turirimba indi ndirimbo itari iyi. Any choice. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again who I am, Lord, because I need to know. Oh, you said I am strong when I think I am weak, and you say I am loved when I think I am weak, and you say I am held when I'm falling short, and when I don't belong. Oh, you said I am yours, and I believe it, and I believe what you say of me, how would I believe? Joyeuse, hari
I think you need more practice. Udakora cyane ushobora gusanga wavuye sibyo? Yeah, uri myitozo ihagije kabisa cyane for me. It's a no from me. Joyeuse Abagabo. Yes. Thank you. Yes. Amashyi menshi cyane kuri Ngabo Joyeuse. Akaba akomeje muri kimwe cya kane. Urusobe rw'ibibazo byinshi uribaza uti Imana yangiriye umpagarara z'umutima wawe wibazaho. Sorry gato, pianiste ndi praise. Praise neza. Ntayo sindirimbo. Ntabwo nzi ko turi bubigenze kuko ntabwo uri gucuranga amanota y'iyo ndirimbo. Ni ikibazo cyane. Indirimbo zirayo ntawuzi. Niyo mpamvu utinyutse kuyicuranga. Anyway, ntabwo ari bibi nyine icyo nari mbivugiye ni uko akenshi iyo ugiye kuririmba indirimbo iyo umuntu uzi ko uri bube imbere ubyitaho cyane. Sibyo? Niyo mpamvu nshaka guha amahirwe abana b'abakobwa bataza kwicirwa n'uko ugiye gucuranga amanota atariyo tukagira ngo nibo bataririmbye neza. Niba utayizi neza bareke baririmbisha amajwi. Noneho nimba na chorus uyizi, chorus urayizi mwararepetanye? Okay, ubu bacurangire kuri chorus kugira ngo utababuza amahirwe. Murakoze. Urusobe rw'ibibazo byinshi uribaza uti Imana yangiriye mumpagarara z'umutima wawe wibazaho Imana yawe yagiye ariko humura mwana wanjye ndacyahari kandi narakumvise isoni watewe n'ibikomere naje ngo nzikumare kandi nje kugukomeza zirikana ku rukundo nagukunze rutazigera rucuya uko nahoze cya gihe n'ubu niko ndi kandi sinzaminduka kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga nananirwa nte kukurengera kandi nje ubwanjye narakwitangiye sinakwitanga ngo ndeke gutanga ibyo ukeneye kandi bizi burya byari urukundo ruri hejuru y'ibyo urimo kunyuramo
Dr. Yes. Emma and Ines. Yes. Yes. Yes from me. Hello. Rise and shine world. Hello. Hello, hello, hello. Rise and shine. Rise and shine, world. Rise and shine. Rise and shine, world. Rise and shine, world. Hello. Rise and shine, world. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine world. Hand into hand.